Kurota ni igikorwa kiba kuri buri muntu wese nk'uko ubushakashatsi butandukanye bwabigaragaje. Bwatangaje ko abantu bose bashobora kurota, ariko impamvu harimo bavuga ko batajya barota uko babyibagirwa. Abahanga bavuga ko mu gihe urose ibintu bisa n'ibyo wiriwemo cyangwa se bifitanye isano n'ibyo wari urimo, izo nzozi zawe zishobora kuba nta gisobanuro kinini ziba zifite, ahubwo ko mu gihe urose ibintu bidafite aho bihuriye n'ibyo wiriwemo, aribyo bishobora kuba bifite igisobanuro gikomeye. Ibi ngibi ariko nabyo bikaba bidakuraho yuko hari abantu bafite impano yo gukabya inzozi, maze yarota ibintu bikaba neza neza nk'uko yabirose nta cyahindutse na kimwe. Ushobora kuba ufite iyo mpano ntubimenye kuko utajya wita ku nzozi urota cyangwa se ntunamenye ibisobanuro byazo. Uyu munsi rero tugiye kukubwira bimwe mu bisobanuro by'inzozi abantu benshi bakunze kurota, ariko mu bindi biganiro bizagenda bikurikira tukaba tuzagenda twita kuri buri kantu kose tukakubwira mu buryo burambuye. Izi nzozi zigera kuri 14 nizo abantu benshi bakunze guhurizaho, maze nawe niba bijya bikubaho ubashe neza kubisobanukirwa. Inzozi za mbere abantu benshi bakunze guhurizaho mu kurota ni ukurota ukora impanuka. Iyo urose ukora impanuka cyane cyane nk'iyi modoka, ibyo ngibyo bigaragaza yuko hari ikintu gishobora kubangamira cyangwa se guhagarika burundu ibikorwa byawe. Ntabwo rero ari ngombwa kugira ngo ugire ubwoba bwo guhagarika ingendo ngo utaza kuza gukora impanuka, ahubwo ni ngombwa yuko usuzuma neza imishinga yawe ukareba niba nta kintu gishobora kuyihungabanya. Nuramuka ubonye ikintu gishobora guhungabanya imishinga yawe, cyangwa se nanone ukaba ubizi yuko hari imbogamizi runaka ishobora gutuma ibintu byawe bitagenda neza, ntuzabyirengagize kuko kurota ukora iyo mpanuka bishobora kuba aricyo gisobanuro cyabyo. Izindi nzozi abantu benshi bakunze guhurizaho ni ukurota uri kubyara mu ndoto. Ibi ngibi bigira igisobanuro cyiza kuko bigaragaza yuko hari ikintu ushaka gushyira ahagaragara. Iki kintu gishya rero ntabwo ari ngombwa yuko byanze bikunze kigomba kuba ari umwana, ahubwo bishobora no kuba igikorwa gishya ushaka kubona cyatangiye, cyangwa se ijambo riri ku mutima wenda ushaka kuzabwira umuntu. Niyo waba rero wari urimo kubyara ikintu kidafite ishusho, ibyo ngibyo rwose nta kibazo na kimwe biteye. Akenshi kubyara rero bikaba bisobanura ko hari amasezerano yawe agiye gusohora. Iki ngiki kikaba ari kimwe no kurota inkoko irimo guturaga imishwi, cyangwa se wenda irindi tungo runaka naryo ryabyaye. Ibyo byose bikaba byerekana yuko imishinga iri mu buzima bwawe ko igiye kugenda neza, nubwo nkawe ubwawe utarimo kubasha kubona neza uko bizagenda. Izindi nzozi za gatatu abantu benshi bakunze guhurizaho mu kurota ni ukurota uzengurutswe n'abantu benshi cyane. Kurota zino nzozi zo kuzengurukwa n'abantu bisobanurwa hakurikijwe ubuzima bwa buri munsi bwa nyiri ukuzirota. Niba watewe ubwoba n'ubwo bwinshi bw'abantu, uba ugomba gutekereza ku bugwara ugira, haba mu mibanire yawe n'abandi cyangwa se mu gutinya gucibwa urubanza mu gihe ushobora kuba wafatiwe mu makosa usanzwe ukora. Nanone kandi ibyo ngibyo binasobanura yuko hari impano ufite ariko utajya ukoresha, maze ngo nurangiza uzibyaze umusaruro ukaba ukwiriye kuzamburwa. Mu gihe ubashije kwihagararaho muri zino nzozi uri muri icyo gikundi cy'abantu, bikaba bigaragaza ingano y'ibyishimo uterwa no kugera ku cyo wari wiyemeje. Ibyo byose rero bikaba bikwereka yuko niba hari umushinga cyangwa se ikindi kintu cyose utekereza gukora, ushobora gutangira kugikora nonaha. Binakwereka yuko kandi niba hari ikintu kibi cyane usanzwe ukora wenda wihishe, umunsi umwe gishobora kuzagutamaza maze abantu benshi bakagushungera. Kurota uzengurutswe n'inyamaswa byo bigira igisobanuro bitewe n'izo nyamaswa izo ari zo, dore ko abahanga basobanura yuko iyo urimo kurota inka uba ugiye guhura n'ibibazo byinshi. Iyo ari imbeba ukaba ugiye guhura n'inyatsi, yaba ari inshishi ndetse n'amasazi ukaba ufite ibintu biri kuguhiga bishaka kukugirira nabi. Inzozi za kane abantu benshi bakunze guhurizaho barota ni ukurota uvuza induru ariko kandi ijwi ryawe rikanga kugenda. Gusobanura zino nzozi bisaba kureba ubuzima bwawe bwa buri munsi, cyane cyane mu minsi mike ishize. Akenshi umuntu akunze kurota zino nzozi ari mu bibazo bikomeye ariko kandi yatabaza ntihagire umwumva. Ahangaha rero mu buzima bwawe ugomba kureba niba mu minsi yashize nawe wahuye n'ikibazo utari ufitiye ubushobozi, maze kino kibazo kikaba cyaragukomerekeje cyane cyangwa se kikakubabaza. Hari n'igihe kandi wenda biba byarabaye ukiri umwana, warangiza ukongera kubyibuka warakuze. Ibi kandi bikaba binerekana yuko ukeneye kumvwa n'abantu mu buzima busanzwe ku ngingo runaka uba utekereza yuko batakumvaho. Ukeneye kandi kwegera abantu bawe ba hafi wizera, warangiza ukabatekereza ibibazo byose ufite ndetse n'ukuntu kose uri kwiyumva, kugira ngo babashe kugufasha utazanahura n'ihungabana. Izi nzozi zikaba zerekana yuko hari ikintu urimo kugerageza gufungirana mu mutima wawe, nyamara icyo kintu kikaba gikeneye gusohoka ndetse no kuganirwaho kugira ngo ubashe kugira umutima utuje. Inzozi za gatanu abantu benshi bakunze guhurizaho barota ni ukurota wikubita hasi uturutse hejuru. Ibyo ngibyo bishobora gusobanura yuko utinya kugira igihombo mu mishinga yawe. Niba rero warigeze kugira ikibazo maze ntihagire ukurengera, izi nzozi nanone zikaba zishobora kukugaragariza ubwoba
bwo gutekereza yuko nta muntu n'umwe ukwitayeho, bikaba bisobanura kugwa ndetse no kumanuka hamwe no gutsindwa n'ibigeragezo. Ni kimwe no kurota ugwa mu mwobo, kurota uva hasi rero ukazamuka hejuru, byo bikaba byerekana yuko ushobora kuba ugiye kwaguka cyane cyane mu buryo bw'umwuka ndetse no kwaguka kw'impano zawe. Kurota wurira igiti cyangwa se uzamuka esikariye bikaba bisobanura kuzamuka mu ntera. Izi nzozi zikaba zifite ibice byinshi cyane tuzagenda turebera hamwe mu bindi biganiro. Inzozi za gatandatu abantu benshi bakunze guhurizaho ni ukurota urupfu. Ibyo ngibyo bikunze kuba ku bantu benshi cyane. Kurota wenda we wapfuye cyangwa se ugiye gupfa ntabwo bisobanuye yuko mu buzima busanzwe ari gutyo bigiye kugenda. Bisobanura yuko hari imihindagurikire y'ibintu cyangwa se iherezo ry'ikintu runaka, kandi icyo ngicyo kizatuma haba itangira ry'ikindi wenda kiza. Ikindi, ibi ngibi bikunze kubaho nko mu gihe hari icyaha runaka wari umaze iminsi ukora, ariko ukaba urimo kugerageza gufata umwanzuro wo kuba wakireka maze ugatangira ubundi buzima. Urupfu rero rukaba rusobanura yuko mu buzima bwawe hari igikorwa runaka cyakorwaga, ariko umutima wawe ndetse n'ubwenge bwawe n'ibitekerezo byawe byose bikaba byemeranya yuko icyo kintu rwose ukwiriye kucyihorera. Iyo urose undi muntu ari gupfa, ibyo ngibyo bisobanura yuko uwo muntu arimo gucika intege, akaba agiye kugwa cyangwa se ko hari impinduka zikomeye zigiye kuba mu buzima bwe. Kurota wambaye ubusa ni inzozi za karindwi abantu benshi bakunze guhurizaho. Kuba wambaye ubusa, ibi ngibi bisobanura yuko ushobora kuba wumva utarinzwe mu mibereho yawe. Binasobanura yuko ariko nanone ushobora kuba ikimenyetso cyo kwisanzura ku bantu bose hamwe no kwigirira icyizere kiri hejuru. Birumvikana yuko nanone bishobora kugira igisobanuro cyiza cyangwa se kibi, kuko bishobora kwerekana yuko uri biri hanze nta banga ugira. Nanone kandi bikaba byasobanura yuko nta gukiranuka ufite, kuko ufite ibintu byinshi bigutandukanya n'amarangamutima yawe ndetse niba usenga n'Imana. Kurota wambaye ubusa kandi bikaba binashobora kukwereka yuko hari ikintu runaka ushobora kuba ugiye kubura, ariko gitandukanye no kuba wapfusha umuntu. Izi nzozi nazo zikaba zigira ibisobanuro byinshi tuzarebera hamwe mu bihe bitandukanye. Inzozi za munani abantu benshi bakunze guhurizaho ni ukurota warohamye. Cyane cyane umuntu akunze kurota atya iyo afite ibibazo bizamugora kubyikuramo. Icyo gihe rero aba afite ubwoba bw'uko ashobora kuzananirwa n'ako kazi kazaba kamutegereje. Nanone kandi zino nzozi zikaba zerekana yuko uzagira agahinda kenshi, ndetse byanarenga aho ngaho ukaba ushobora kuzarenganywa. Kurotera umuntu uri mu mazi yatubamye asa nabi cyane, ibyo nabyo bivuga yuko hari ibyago umuntu ashobora kuba ari kwivurugutamo, cyangwa se ibindi bintu bibi cyane umuntu ashobora kuba ari kunyuramo. Uku kurota warohamye kandi bikaba binashobora gusobanura urupfu, kuko nyiri ukubirota aba arimo gutekereza yuko imbaraga zisigaye ari imbaraga z'Imana cyangwa se ubundi bubasha bwose bukiri hejuru. Inzozi za cyenda abantu benshi bakunze kurota kandi bagahurizaho ni ukurota wakutse amenyo. Ubundi amenyo ni ikimenyetso cy'ubuhangange ndetse n'inyota yo gushaka gutunga. Gukuka amenyo mu nzozi rero bikaba ari ubwoba bwo gutinya kuva mu buyobozi bw'ikintu runaka kandi wari ukomeyemo. Ibi byerekana yuko niba hari ahantu runaka wemerwaga, wakundwaga cyangwa se wafatwaga nk'uw'ingenzi, ibyo byose bishobora kuba bigiye guhinduka mu gihe kizaza. Inzozi za 10 abantu bashobora guhurizaho kandi bakarota ari benshi ni ugushyikirizwa ubutumwa. Gushyikirizwa ubutumwa cyane cyane utiteguye bishobora kugushimisha, bikagutenguha cyangwa se bikagukomeretsa cyane. Urugero rwa hafi ni rwo gutegereza ibisubizo by'ibizamini, aho kandi bishobora no gusobanura yuko hari umuntu uhora wifuza kubona wenda udaherutse kubona. Ibyo byose bikaba bizagendera ku bihe urimo gucamo, ariko kandi igisubizo cyoroshye kuri zino nzozi ni uko hari ikintu runaka ushaka gukora mu buzima bwawe cyangwa se ufitiye amatsiko. Inzozi za 11 abantu benshi bakunze guhurizaho ni ukurota babonye amafaranga. Kurota zino nzozi zo kubona amafaranga bisobanura yuko urota amafaranga aba afite ubukire mu mutima we, ubukire bwinshi aba ashaka kuzashyira ahagaragara. Izo nzozi kandi zikaba zinagaragaza uburyo umuntu ateye, ibyo akunda ndetse n'ubushake bwo kubishyira ahagaragara kugira ngo abashe kumenywa. Niba ubona amafaranga mu nzozi warangiza ugahita witekerezaho, ubwo ngubwo uri umuntu ushobora kuba agira ubugugu. Niba uhita wishimira gusangira n'abandi, ubwo ngubwo ubuzima bwawe bushobora kuba bwuzuyemo urukundo. Inzozi za 12 abantu benshi bakunze guhurizaho ni ukurota ubukwe. Kurota ubukwe ibi ngibi bigira ibisobanuro byinshi bitewe n'uburyo birosemo hamwe n'ubiroteye, ariko akenshi bisobanura urupfu. Abanga bavuga yuko iyo urose umuntu w'umugabo yakoze ubukwe yambaye ikanzu y'abageni, ibyo ngibyo biba byerekana urupfu n'ubwo rwaba atari urw'uwo muntu. Iyo urose abantu basezerana byo ngo bikaba bishobora gusobanura gushinga urugo cyangwa se bigasobanura kubona agakiza, cyangwa se nanone ko bashobora kongera kwivugurura mu gakiza maze bagasubira mu byerekeranye no gusenga bari baravuyemo. Zikaba zifite ibice byinshi cyane bitandukanye umuntu azagenda arebera hamwe mu bindi biganiro. Kurota uri ku igare. Kurota uri ku igare ni ibintu bishobora gusobanura urupfu, ariko nanone kurota uri mu modoka cyangwa se nanone uri kuri moto
Ibyo ngibyo bikaba bishobora gusobanura kwihuta mu iterambere cyangwa se bigasobanura urugendo rw'ivugabutumwa, byose bitewe n'ibyabanje. Ikindi kandi ibyakurikiranye muri zino nzozi zawe nabyo bikaba bikomeza kugenda bigusobanurira inzozi bitewe n'icyabiteye ndetse n'uko byakurikiranye. Izi nzozi zo kurota ugendera ku igare nazo zikaba zifite ibice byinshi tuzagenda turebera hamwe mu bindi biganiro. Kurota urimo kurya ni izindi nzozi za 14 abantu benshi bakunze guhurizaho. Kurota urimo kurya bigira ibisobanuro byinshi bitewe n'ibyo waryaga. Iyo warose urya ibintu bikomeye cyane nk'imyumbati cyangwa se ibindi byose wowe ufata nk'ibikomeye cyangwa se nanone bishaririye nk'umuravumba, biba byerekana yuko ugiye guhura n'ibibazo bikakaye mu buzima bwawe bw'imbere. Iyo warose ariko nanone urimo kurya ibintu byoroheje kandi biryoshye cyane, ibyo ngibyo byerekana yuko ubuzima bwawe mu minsi iri imbere bugiye kuzagenda neza. Izi nzozi zose tuzagera tuzirebera hamwe mu bihe byacu biri imbere.